Mayikaze abanyarwanda badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngiye muri kumva ni umuhereza Fujizo Yesi. Tubaye ikaze rero kuri GCM7 TV ni YouTube channel yanyu ni nayo yacu. Ikintu cya mbere rero nk'umukunzi wacu wa GCM7 TV uhageze aribwo bwa mbere wakanda like, subscribe, comment. Rero abakunzi bacu mukomeje kudushyigikira muri benshi turabasuza cyane buri shwadiru. Abakunzi ba GCM7 TV turabasuza cyane kandi turanabishimiye. Rero sindi ngenye muri kumva ko ndi kumwe na buri shwadiru rero gitangariza abanyarwanda dore natwe twari tumaze iminsi nyine dusa nkaho dushaka amakuru yizewe. Njye kintu nshaka gutangariza abanyarwanda ariko nyine ntabwo ari byiza bura kwitereka imbere ya GCM7 TV ukaza ukavuga amangambura ukavuga ibintu bibawaringa abantu ukaza ukavuga ubusa, ahubwo icy'ingenzi bura ni ukufata mikoro ugatekereza ku kintu ugiye kuganiriza ku banyarwanda kugira ngo bishime, none buri wese agenda gukandira subscribe iyo ahageze aribwo bwa mbere. Noneho ariko hari abantu numvishe ngo bazikanda kenshi ahubwo bagakuraho n'izari ziriho, ariko ntabwo ari ibyo tugamije. Numvishe ngo ufite amakuru kuri amakuru menshi ya transferi ariko ari mu Rwanda. Ikipe rero ya Rayon Sport ubwo twaje mu ma breaking news kuko izi ziba ari incamake si amakuru arambuye cyane, ariko nyine tuba tuje kuyavunagura tubwira abanyarwanda muri showbiz nyarwanda nyine mu mukino mu myidagaduro ibintu nk'ibyo byose tubibumbira hamwe na GCM7 TV. Rero abanyarwanda cyane cyane abakunzi ba Rayon Sport ubwo nibo uhereyeho nibatera agatebe bicare bumve amakuru avuga muri ekipe ya Rayon Sport. Nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport habaye inama y'abayobozi bayo bagiye yabaye ejo nimugoroba, ariko imyanzuro yafatiwemo n'ukuntu Rayon Sport ngo yava mu bintu by'abakinnyi ihenzwe cyangwa se ibeshywaho ko bakomeye bakaza bakayibera imfube bakayibera flop. None se irashaka kugura abamake bo ku mifungo? Oya, iri kugura abakinnyi bakomakomeye bagiye bakomeye. Uri kumva abakinnyi bakomeye bari guturuka mu bihugu byacu duturanye urabizi. Mbese ubwo mu yandi magambo ni kwa kundi bavuga ngo kuberwa so guhendwa, ubwo iri gushaka umukinnyi mwiza ariko udahenze cyane ariko ukomeye, nyine mwiza ukomeye kandi adahenze. Bimwe bavuga nyine ngo ushobora kwambara ibihenze ariko ntuberwe, sibyo cyane. Ariko nyine ikipe Rayon Sport iranama yabaye yarimo abayobozi bakomakomeye bagiye bafite amafaranga yabo. Ubwo Gacenya yari ahari, Muvunyi bande bose bari bari abayobozi bakomakomeye bagiye bafite ifungo. Cyane inama yabaye rero bari bagamije ku kintu cyatuma ikipe Rayon Sport izajya CAF Confederation Cup, ari ikipe ikomeye cyane igiye iyoboye. Uri kumva irashaka ko izongera isubira mu matsinda, ariko uri kumva ko Rayon Sport amakuru ngiye nakuruye neza numvishe ko CAF Confederation Cup nyine abagize iryo shyirahamwe uri kumva baracekinze babona ikipe ya Rayon Sport niyo kipe ikomeye hano mu Rwanda. Uri kumva kubera yigeze ko igera mu matsinda yo ngo ntabwo izakirira imikino y'amajonjora, yo izakira umukino umwe ni utsinda yerekeza mu matsinda. Ubwo zizayitombora abakunzi ba Murera rero bakoma amashyi yose kuri Murera. Uri kumva noneho ikipe ya Sport yakoze agashya yasinyishije umukinnyi guturuka mu ikipe ya Vitero, umukinnyi ukomeye cyane bamwita Musore Prince, guturuka muri ekipe Musore Michel Prince guturuka muri ekipe ya Vitero. Turaza kubashyiraho amafoto bamurebe hano kuri YouTube abakunzi bacu GCM7 TV. Rero uwo Musore Prince yakinaga ikipe ya Vitero. Ubu ikipe ya Vitero iri ku mwanya wa kane muri shampiyona mu Burundi. iri muri Big Four. Ni ikipe ikomeye. Ahubwo uyu mwaka sinzi ukuntu byayigendekeye. Uri kubona ko abakinnyi benshi bagiye bayivamo bagenda, bamwe baje muri za Marine abandi bajya muri za Mukura. Uwo Prince rero ikipe ya Rayon Sport yamukurikiranye ngo yari imaze imyaka 3 imukurikirana ngo buriya ngo Musore Prince ngo ntabwo ari mukuru cyane ngo bitewe ngo nubwo tumubona kuriya ngo afite imyaka 25. Ariko muri Afrika ngewe njya mbona bagira akantu ko kugabanya imyaka, ashobora no kuba afite nka 70 cyangwa 65 80, ukasanga ku byangombwa bye ngo hariho 16 cyangwa 18. Icyo cyo cy'imyaka tugisimbuka. Oya rero ikintu cyane nakubwira ko ikira kipe sibyo Rayon Sport muri APR se nta kantu wabahishira. APR nayo ndaje nitangaza ariko reka duhere muri Rayon Sport yari kwimira. Nama yabaye rero niyo yavuyemo ibyo byemezo byo kugera isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye umwe ku wundi. None hari n'umukinnyi w'Umugande uri mu bintu byo gufata impapuro
uri kumva ngasinya amasezerano y'imyaka 2 nkayo azaba ameze nka Ojeras, azaba ruta Ojera kuko ngo ni umuwinga ukomeye w'ijigo ukomeye ufite imbaraga. GCM rero 7 TV abakunzi bayo uri kumva buri shwadiro bongere bakanda amasabu babyibagiwe. Hari ukuntu tuba tugeze kuri uyu munota ariko hari utarayikanda sabu ugahita akomereza akayikanda. Reka nangaze muri Rayon Sport nzanye Zandani sinakubikora nzanye Zandani se hari n'umukinnyi w'umugande ugomba kwatakira ikipe ya Rayon Sport aciye ku ruhande. Afite jigo ni igisore gipima 1.90 uri kumva ni Haaland. Ni Haaland muzima, ni umuwinga amacicara akina ku ruhande rw'iburyo azamura ya mipira y'amasante ya indi y'imikororo yambukiranye imikororo ubwo ubyumva nyine. Ariko nibagiye kubaga nyine akantu ko kuri musore Michel Prince we ni umukino ukina kuri gatatu kuri ruhande rw'ubumoso. ubwo ni defense muri axe centrale nyine abagenda guruka. ariko ngo ikimushimisha akina nka ba Rufus Davis b'Abadage bakina Bayern de Munich, bamwe bakina muri Germany baba gurukanya power. ubwo se yabaje gusimbura ntuzara ni nka ba Marcelo yamburenga ni umuswa ni nka ba Marcelo muri Real rero kugenda ikora deal zigeze komakomeye buri shadire. Rero ikipe ya PFC iyo ibintu byayo abantu ba PL bigire hino tubabwire Zandani. Ikipe ya PFC nyuma yaho ifite umunyarwanda umwe ukina ku ruhande rw'ubumoso asatirizamo bamwita mu gishaje Gilbert Barafinda, ndetse ikagira ku ruhande rw'iburyo umugande bita Dennis Omedi, ikagira na Rutayizama Jibril Atara. uri kumva abo bakinnyi mubwiye batatu b'imbere bagiye kubagura abandi bakinnyi bazajya babanzamo Zandani. N'abandi bakinnyi ba PL basaba babanzamo bara bakarya benshi kandi urabizi bazo. Nubwo ntizajye tsinda 14. Ikipe ya PFC rero abakunzi bayo mwegera hino rwose mwegere hino mutanga ibitekerezo babanze bakandera ikariko mubanze mukandera na subscribe byose. Ikipe ya PL rero FC urabizi ko n'igena Clement hari amakipe ari kumushaka yo hanze iri gushaka umudefenseur wasimbura n'igena Clement ukomeye cyane nawo guturuka mu gihugu cya Senegal ugasaza ameze nk'abamo Yusidianye ba Omar Nyenge ubwo kumva ko naba defenseur. Ubwo se none ikipe nako championnat ye mu Rwanda ko numva yatangiye kukara muri transfer. Ariko se nkubwira abakinnyi bamukura Victor Sport El Wazir mu majyepfo aba bagiye kwisokamo bakeyerekeza niko ubundi njya numva mukura twaje. Ikipe ya PFC rero yiyemeje gusahura ikipe ya mukura Victor Sport El Wazir. Hari umukinnyi umwana w'Inyanza bamwita uw'umukiza Obedi no sahura. PFC yajyanye miliyoni 20 zose. ure kumva ku munyarwanda ukina kuri kabiri n'umwana yenda kuri amakuru ye numva ngo n'umwana hano mu Gakenyeri Nyanza nyine hari Inyanza mu majyepfo. uri kumva ko nyine amakuru nkatwe Nyarugenge tuba tugenda tuyabakuraga kiranira gatanu ku kandi rero muri shwadiro hari n'ibindi bintu biri kugera bivuga muri showbiz nyarwanda mu myidagaduro. Muri showbiz nyarwanda se sinumva umuntu uri kuvugwa cyane ngo ari ya mpano hari ikintu waba wamukuruyeho se. Ariko se muri shwadiro mubaza twebwe amakuru yose ni tujya tuvangira amakuru no kuvanga na update zazigezwe ya mano. Ese muri shwadiro nibaza ukuntu ngewe amashusho y'umusitari ajya hanze ngo yambaye ngo yambaye ukuri nyakuri. Ariko rero nigeze kumva avuga ngo bira bintu ni pranka ngo nabashaka kwica izina rye ngo niba koko bayafite ngo ntatinya uyafite ngo ngaho nagerageza yashyire hanze. Ariko je nkavumbura ko ubugenzacyaha RIB mu Rwanda bwaravuze ati gusohora ama video y'urukozasoni bazajya bahibihanirwa. None se bazabihanira gute? Babazajye babanza ahubwo bajye bahana nyiri kuyifata. Ariko niba nyiri kuyifata byamunaniye kuyarinda ngewe nkayagwaho ni gute uzambwira ngo ni nyarinda. Ariko se buri shodi reka mubaze ikibazo kimwe sibyo ngiye nkanjye umuhereza fugize Yesu uripanze uri recordinze uri gukora ikintu runaka wambaye ukuri urabyifashe ni gute byakuvuye mu maboko cyangwa bigafata kandi ngo mwabikoze muri mwibanga rikomeye yamana bivuga neza ngo abantu ngo babana n'abacancuro. Yego ubwo rero aba bacanshuro byanze bikunze haroba wabahaye akazi wabona ari nyir'ubwite uyiguha iyo video wambaye ubusa runaka none akakubwira ati genda wowe uyishyire
ku mugaragaro yamana rero n'ibyo bintu biri kugenda bimuvugwaho uri kumva ko ari amashusho y'urukozasoni nyine ari kugenda amuvugwa rero nk'abanyarwanda muri rusange tusezera abanyarwanda genda bashimiye cyane yari